ndagira ngo nkubwire ngo wowe ubona bikugoye, wowe ubona bikuruhije, wowe ubona nta nzira, naho byaba byanutse, naho byaba bikunaniye, ubona nta zindi nzira, naho waba ubona imiryango abavandimwe n'ababyeyi bagutaye, hari Imana ivuga bikaba. Daniel mu rwobo rw'intare ngo yamazemo 3 zishonje, zakabaye zamutanyaguza, zakabaye zamurya zikamurangiza, ariko kubera amaraso ya Yesu Kristo, kubera imbaraga z'Imana, kubera uburinzi bw'Imana bwari bumuriho, ngo amaramo 3 birangiye avamo, ahubwo yabaye mushya. Dawidi ngo ari mu ishyamba, ubwo bari baramufashe babona nta mumaro, ntacyo amaze, ngo baramujyana bamujugunya mu ntama, akagirirwa aragiye intama za se, ariko kubera isezerano Imana yari imufiteho, Abeza Media TV mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha Imana itanga igwire ku buzima bwanyu. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Aka ni ka kanya twahariye gushimira Imana kandi tukanayiragiza ibiri imbere. Reka dutangirane dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Mana Data wa twese, umukozi w'umuhanga, Imana iri mu ijuru, Imana irahera hayo, turagushimiye kubw'uburinzi bwawe wadushyizeho, ukaturinda tw'abana bawe, abahungu, abakobwa, abamama, abapapa, n'ukuri ingeri zitandukanye. Nuhimbazwe, turavuze ngo nushyirwe hejuru, imirimo yawe iratangaje. Aka kanya rero tuje kuvuga izina ryawe, nyemerera ubane natwe, yaba njye ugiye kukuvugira, yaba n'abazakurikirana ubu butumwa, neza yawe izababeho kandi izabakayanganeho. Komeza kudushyigikira rero uniteka ryose. Amina. Ndashaka kukwamamaza Yesu we, vuga imirimo yawe, Mwami Imana, Mwami w'ineza, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana, Mwami w'ineza, tuzahora tugushima, tuzavuga ibyo wakoze, tuvuga gukomera kwawe, Mwami Imana, Mwami w'ineza, tuzahora tugushima, twese hamwe we tuzahora tugushima. Abanyarwanda tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana, Mwami w'ineza, tuzahora tugushima. Mwami Imana we, Mwami w'ineza, tuzahora tugushima. Uri Mana, Mana wabaye Imana we, uri Mana, Mana wabaye Imana, uri Mana, Mana wabaye Imana, Mana. Mu basenga Mana twarakubonye, mu muryango Mana twarakubonye, mu gihugu Mana twarakubonye, ku isi hose Mana twarakubonye, Mana we. Oh, uri Mana, Mana wabaye Imana, mu bakuvuga Mana twarakubonye, mu banyamahanga Mana wabaye Imana, Mana we. Waraserutse ibibazo bitwasamiye uraboneka, waramanutse mu rugamba twarwanaga narwo urahaboneka,
uri Mana, Mana wabaye Imana, Mana we. Uri Mana, Mana we wabaye Imana, Mana we. Twarakubonye Yesu, twabonye imirimo y'amaboko yawe, twabonye gukomera kwawe, twabonye ineza yawe, twabonye utugaburira dushonje, twabonye utwambika twambaye ubusa, twabonye uturwanirira tubona tutari butsinde. Twarakubonye Mana, twarakubonye Mana, twarakubonye Mana, twarakubonye Mana. Reka turirimbane indirimbo ya 38 mu gushimisha Imana. Iyi ndirimbo igifasha cyane kandi ijya yongera kunyegereza Imana, ijya yongera kunyibutsa aho naba naragenze nabi, kugira ngo nongere ngaruke, nongere numve Imana muri njye, nongere numve Mwuka Wera. Nawe ukurikiranye iri jambo ribohora Kubeza Media TV, iyi ndirimbo ndabizi uyikuruye ukava mu isi y'umwuka, warangiza uyikuruye ukava mu isi y'umubiri ukinjira mu isi y'umwuka, urahita wumva cyane icyo usabwa gukora mu gushimisha Imana. 38 ayi Mana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, ntifate uko ntari. Mana we werekane uko ndi kose, ntifate uko ntari. Abanyarwanda we nutwerekane uko turi twese, tutifate uko tutari we. Ndondorera uyu mutima, niwo ushobora kugaragaza ibiwurimo mu bwihisho bwawo. Shimwe Mana, niwo ushobora kugaragaza ibirimo byose mu bwihisho bwawo. Umurika Mana we atabona aho umwijima uba, umutima ukangutse uzinukwa icyaha. Mana we, Mana we, umutima ukangutse uzinukwa icyaha, kandi umenya ibyo nibwira n'imigambi yanjye. Haleluya, 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 haleluya. Ngo kandi umenya we ibyo nibwira n'imigambi yanjye, nibimbamo binyanduza bikangira imbohe. Nibimbamo we, nibimbamo binyanduza bikangira imbohe. Shimwe Yesu, shimwe watwegeranyije n'Imana,
shimwe wadufashe twigaraguye mu isayo y'ibyaha, warangiza ukadukuramo ukatwejesha amaraso yawe wamennye ku musaraba i Golgotha. Oh haleluya, wamara kutweza no kudutunga, ukatugira abaragwa, ukatugira abera, ukatugira bana b'Imana. Ubwo twari kure y'Imana, twarataye ubwiza bw'Imana, Kristo uramanuka uraza umena amaraso ku musaraba. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mana ushimwe, Mana ushimwe, we watanze umwana wawe ikinege Yesu. Mvugutira we kandi uncure inkamba zimvema, umpindure icyuma cyawe uhora ukoresha, umpindure Mana we icyuma cyawe uhora ukoresha we, maze nkwikubita imbere mishurirwe rwose yuko Imana hari urukundo rutagira ingano, mishurirwe yuko Imana ari urukundo rutagira ingano. Mvugutira Mana we kandi uncure inkamba zimvemo, umpindure we, umpindure icyuma cyawe uhora ukoresha. Mana we tuvugutire twese we ubwoko bwawe, duhindure icyuma cyawe uhora ukoresha. Shimwe Yesu, shimwe Kristo, shimwe watwemeye, shimwe watwemeye ukaduhuza n'Imana. Turashimira Kristo, wemeye kudufata kadukura mu isayo y'ibyaha, yarangiza akatwegeranya na Kristo, yarangiza akatwegeranya n'Imana, yarangiza akatugira abana b'Imana, ubwoko bw'Imana, abatavumikwa, abanyamugisha. Shimira Kristo, ujye utubabarira twacumuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Muririmbyi niwe wavuze, avuga neza ku gice cya 5 aravuga ngo mvugutira, mvugutira, mpindura icyuma cyawe uhora ukoresha. Yesu turagusabye muri no minsi iruhije kandi goye, uko uyu muririmbyi yagusabaga niko natwe tugusaba ngo natwe udushyigikire mu bihe nk'ibi bigoye biruhije, utwambike imbaraga zawe, utuvugutire rwose, natwe tubicyuma uhora ukoresha minsi yose, uhora ukoresha ibihe byose, kandi twataye ubwiza bw'Imana. Twongere kwibuka nk'uko uyu muririmbyi yimbutse akaza gusaba imbabazi, akaza kwihana. Kristo warakoze ngo umwenda warahera utamukamo kabiri, maze turinjira twese kugira ngo twigerereyo. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Shimwe Yesu, ushimwe Kristo, shimwe we watwemeye, shimwe we watugize abana bawe, ukatugira ubwoko bwawe. Nuhimbazwe. Ubwo Satani we yari afite umugambi wo kuduconshomera,
akaturangiza. Ariko Kristo intare yo mu muryango wa Yuda aramanuka amena amaraso ku musaraba. Oh haleluya. Ariyo yankijije nawe akagukiza wiheranwa n'ibyaha. Wowe uri mu byaha inyuma aho ngaho wumva wabaye imbata y'ibyaha, Kristo arahari ngo agukize, arahari ngo akubohore. Nicyo uyu muririmbyi yatwibutsaga, nicyo uyu muririmbyi yatubwiraga ukuntu tugomba gusaba kwegerana n'Imana kugira ngo twiyeze ibyaha n'ibicumuro, kugira ngo tugaruke dufate ku bwiza bw'Imana. Yesu shimwe. Haleluya, haleluya. Reka tuvuge gukomera kw'Imana, reka tuvuge imbaraga z'Imana zimwe zakuye Saduraka, Mishaka na Abedenego mu itanura ry'umuriro ryaka, zimwe zakuye Yosefu mu rwobo rw'intare. Ndagira ngo nkubwire ngo Kristo Daniel mu rwobo rw'intare ngo yamazemo gatatu, zishonje zakabaye zamutanyaguza, zakabaye zamurya zikamurangiza. Ariko kubera amaraso ya Yesu Kristo, kubera imbaraga z'Imana, kubera uburinzi bw'Imana bwari bumuriho, ngo amaramo gatatu birangiye avamo, ahubwo yabaye mushya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dawidi ngo ari mu ishyamba, ubwo bari baramufashe babona nta mumaro ntacyo amaze, ngo baramujyana bamujugunya mu ntama, akagirirwa aragiye intama za se. Ariko kubera isezerano Imana yari imufiteho, ngo birangiye Imana imurindirayo kubera isezerano yari afite, ngo imurindirayo intare n'idubu zikaza kurya intama za se cyangwa se amatungo, ngo akarwana n'intare mpaka yishwanyaguje akayisatura urwasaya. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'Imana zikuriho, aya maraso ya Yesu akuriho, ubwiza bw'Imana ubwambaye. Ndagira ngo nkubwire ngo naho Satani yahagurukira kukurwanya, ntazagutsinda, ntazakushobora, ntazakunesha. Ineza y'Imana iri kuri wowe niyo igutsindishiriza amanywa nijoro. Amaraso ya Yesu niyo aturinda amanywa nijoro, waba urwaye, waba ushonje ubona wihebye, waba wambaye ubusa. Ndagira ngo nkubwire ngo wiyambaze uyu mugabo, wiyambaze Kristo uri mu gihugu cyo mu ijuru, umwe wemeye gusonza iminsi 40 n'amajoro 40, ageragezwa ku bwawe nanjye, ageragezwa kugira ngo mbeho nawe ubeho. Ntabwo yatwifurizaga ibyiza, ahubwo yagira ngo ubwami bw'Imana bwamamare, yagira ngo nge nawe tube abo guhamya izina, yagira ngo nge nawe tube abo kuvuga ubwami bw'Imana no kubuhamya. Twarabubonye, nabonye Imana inkura mu rwobo, nabonye Imana indwanirira aho abanzi banjye bari bahagurukiye kundwanya, irangije irabicaza. Nabonye Imana inkura ahantu nge ntakikuye, irangije iravuga ngo mwana wanjye niki ndagikoze. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe ubona bikugoye, wowe ubona bikuruhije, wowe ubona nta nzira, naho byaba byanutse, naho byaba bikunaniye, ubona nta zindi nzira, naho waba ubona imiryango abavandimwe n'ababyeyi bagutaye, hari Imana ivuga bikaba. Haleluya. Hari Imana itegeka bigakomera. Iyo niyo usabwa kuramburira amaboko, warangiza ukabiyereka byose uko bingana, nayo yarangiza igakora ibyo yagambiriye ku buzima bwawe. Mugambi w'Imana ni mwiza, mugambi w'Imana ni mwiza. Ndagira ngo nkubwire, munsi umwe nigeze kubana n'umuntu, uwo muntu twabanye ampemba amafaranga 15,000. Muri ibyo 15,000 ntabwo nabaga ndi buyaryemo, nta kintu nabaga ndi buyanywemo, yewe kandi nari mfite no kuba nakwikodeshereza. Mbona ubuzima ntabwo mbona nta nzira, ariko igihe kigeze, ubu ni ubuhamya. Ubuhamya bujya bwica abadayimoni, bujya bubakoza isoni. Ngewe nava mu kazi nkajya njya kurara mu gishanga. Ku bantu bahazi ni Sonatibe, buri wese yahumva akahamenya.
nkajya mu gishanga nkaryama, mu gitondo nkazinduka nkitera utuzi nkakaraba, nkagenda nkajya mu kazi, nkajya gukora. Mbaza ngo nakoraga iki? Nirirwaga negeranya amakaziye y'umukire. Ndagira ngo nkubwire ngo nta Imana itakura umuntu, nta naho itamushyitsa. Icyo gihe naje kugira ibyago byo kuba narafashe ibintu, ayo makaziye nyapanga mu buryo buhabanye, havamo imwe irameneka, yamenetsemo amacupa 2, ankata amezi 4 nari ngezemo. Nawe wibaza umuntu aguhemba 15,000 ku macupa 4 agukase amezi 4, birangiye arananyirukana. Mbona nta nzira, mbona nta kundi, mbona nta tike. Ineza y'Imana iba ku buzima bwanjye. Imana iritamurura yo kabyara, igira itya incira inzira ndatambuka. Icyo gihe mbona umugira neza twarahuye aransuhuza, muntu ntazi nawe atanzi, duhura ngenda aransuhuza arambaza ngo bite, ni byiza, ngo ko mbona wihebye umutima wawe utari hafi. Ndamubwira nti nagize ikibazo, aho nakoraga banyirukanyeyo n'amafaranga nakoreraga banyambuye. Arambwira ati hangane, ibi byose ni umugambi w'Imana, ni ukugira ngo ubonere Imana aho utakayiboneye. Reka ibyabaye ubyirengagize, ahubwo utumbira amaso ibiri imbere. Ndamubwira nti se mama yari umubyeyi, ko nta n'itike mfite yakabaye incyura, nta n'akandi kazi, ndatumbira Imana mu buhe buryo? Arambwira ati ngajya imbere tugende. Mubyeyi aranjyana maho kuryama, ndaryama mu gitondo ntekera icyayi, arangaburira buri kimwe. Mbaho ngaho nk'umwana, mbaho ngaho nkora utuntu turaho mfatanya n'abandi bana, akajya mpemba 40,000. Uwo mubyeyi navuyeyo ngiye mu rugo ari nge wijyanye nanamuseze. Imana yaramukoresheje imirimo y'ubutwari, kugeza na n'ubu ndacyamushimira kubw'imirimo n'ibitangaza yakoze, ariko abikoreshejwe na Kristo Yesu. Hashimwe Rurema ujye utubera amaso abantu badutaye, wagaca inzira tugatambuka. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Shimiye Imana Rurema itita ku miryango, itite ku nshuti dufite, itita ku bavandimwe, itita ku budafite shinge na rugero, ahubwo ikagutabara, igutabaye, ikagutabara itagendeye ku gisekuru kiwanyu, ikagutabara itagendeye ku mbese aho uvuka, aho uturuka, uwuriwe, itagendeye ku mashuri, ahubwo ikagutabara kubw'umugambi wayo. Ndagira ngo nkubwire wowe unyumva nshuti mwene data, hunga icyaha n'ibyaha. Icyo nicyo cyica kandi kikica umubiri n'ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi abantu benshi bashiriye mu byaha, abantu benshi bashiriye mu bidafite umumaro, ariko Kristo Yesu arahari, ateza amaboko, ateza amaboko ngo tumusanga twakire, nibirangira duha ubugingo buhoraho iteka. Ndagira nkubwire ngo wowe ubona byanze bikurambiye, egera Imana, nibwo buhungiro. Ngabigishwa ngo ubwo bamanukaga bakajya ku nyanja batari kumwe na Yesu kuroba, ngo bararobye biranga bakesha ijoro, ariko Kristo ahageze ngarabwira ngo impamvu mutafashe mwiyoboye, ngani muhindura urucundura rwa. Ndagira ngo nkubwire ngo byashoboka kuba ibyo uri murimo kwicira inzira ukabona ntibishoboka, ukabona ntibikunda. Gisha inama Kristo nyirimpuhwe, nyirimbabazi, nyirubutungane, agucira inzira, kwereka inzira, usingira umugisha wawe. Haleluya, haleluya. Ngabiringiye abantu barabahemukira,
ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Ndagira ngo nkubwire ngo reka kwishingikiriza ku bantu, reka kwishingikiriza imiryango, reka kwishingikiriza icyo uri cyo n'uwo uri we, ahubwo ishingikirize Kristo Nyirimpuhwe Nyir'ubutungane. Niwe ufite byose byawe mu biganza, niwe ufite ukubaho kwawe, niwe ufite mbese ubugingo buhoraho iteka. Ndajya nkubwire ngo iringira Imana, reka kwiringira abantu baguhemukira, abantu bagukoza isoni, abantu bakwemerera ibyo badakora. Umuntu yakwemerera ibyo atazasohora, ariko Kristo Nyirimpuhwe Nyir'ubutungane icyo yakuvuzeho gitinde ariko kizasohora, kandi nikimara gusohora uzakibonesha amaso yawe. Dushimiye Imana ijya ibikora kandi ikabikora mu gihe cyayo, ikora nk'Imana kandi isubiza nk'Imana. Wowe ukurikiranye iki kiganiro, nyemerera twegere Imana nk'uko twatangiye turirimbana n'umuririmbyi wa 38 mu gushimisha, uvuga ngo ay'Imana ndondora umenye. Nawe tangira wisuzume, wirebe, urebe aho waba waragenze nabi. Kugenda nabi ndavuga gukora icyaha. Ndagira ngo wisuzume, nurangiza wegera Imana ikubabarire kandi ikwezi gutunganye. Nurangiza usubire mu nzira z'Imana, aho Imana igukeneye. Imana iragukeneye kubera yuko idukeneye mu nzira nziza zo gukiranuka, kandi ikaturemera ibyiza biva hera hayo. Reka dushimire Imana kuri aka kanya yabanye natwe, ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Ikiganiro cyo nakagaruka no gushimira Imana ku byo yakoze, kandi tugakomeza no kwegerana nayo kugira ngo idukomereze amaboko. Mana Data, turagushimiye. Ni wewe mwami wo kwizerwa no kwiringirwa, ni wowe giti cy'inganzamarumbo, ni wowe sambi itarumba, ni wewe twanywereyeho dufite inyota irashira, ni wewe watugaburiye dushonje, waratwambitse twambaye ubusa, twarakubonye mu bihe bigoye, inshuti zadutaye, abavandimwe badutaye. Turakubona ukora imirimo n'ibitangaza, turakubona uhindura ibyanze guhinduka, ibyari nka Sanibalati imbere yacu bikuraho, ibyari imisozi urabyitsa turatambuka, ibyari inyanja bikuraho turambuka. Uhimbazwe, uhimbazwe. Watanze urubyaro mu babyeyi barabyara, watanze ubukwe bwiza. Mana, wakoze byinshi bitandukanye, ababyeyi baraheka, bari babuze urubyaro bararubona, abari babuze uko bagira ubacira inzira. Nuhimbazwe Mana, turagushimiye rero, tukuragije n'ibiri imbere. Komeza udushyigikire kandi ukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina.